Pira ukaba utangiye Bene Data Janvier tanze agapira kagana imbere ariko bati shyiraho ngaho. Bene Data Janvier uzwi ku izina afite akazina bamutazira akaba yakinnye no muri Apple Football Club akunze kwita Gigia. Pira ufitwe na Aimable hereza ku ruhande Prince utanze umupira imbere yakomeye hariya. Pira agaruka kwa Rage Byiringiro tanga kwa Iranzi Jean Claude ku ruhande. Pira utanzwe hariya na Denis ariko shatse gutera umupira baragora hariya iracyakomeye Fiston. Aperi yari itangiye neza ibyo Fiston hariya iyo atagira ikintu cy'igihunga. Pira akina neza Titi kwa Ford nanone Tranyongerava aracenze rimwe kabiri arapanguye batatu. Pira agaruka kwa Nderi kwa Dufite kwa Titi Soyeze Munyezambare. Kibuga cyambaye ubusa uyu munsi. Nangabo Albert nibyo. Aya Pira kimwe hariya akaturebe hariya ndahiduka bamusize hasi hariya. Penalty yatanzwe hariya. Ni karita ahubwo igiye gutangwa. Ni karita hariya kandi na penalty amushize hasi. Umusore yari yamaze kwinjira nta kundi byagenda hariya yamaze kwivuga nta kundi buriya urebe action igarukamo. Umusore ndahindutwa yari yamutanze kuri baro kandi yari amaze kwinjira mu isifasi tayari. Iyo umusifuzi yamaze kuvuga ntabwo aza kwisubiraho. Bigeye maramubwira ati reba ku ruhande rwawe uburyo bwawe ko umusifuzi wo ku ruhande ko yigiza byemera ariko tayari bamaze kubyemeranyaho penalty nta kundi. Intwari Alain ntabwo yari yasifuye umunyezamu hano akaba agiye guhangana na Ndarusanze Jean Claude Witakuma. Fashari amayungurungu reka turebe aranyeganyeza bimeze bite Ndarusanze Kobete. Ndarusanze Jean Claude musore w'umurundi utsinze igitego cye kuri reba action urebe neza yamaze kujya mu isifasi utaze kupira. Undi aravuga ati ntago uri bungendane. Prince ati jya hasi. Umusifuzi rero abamaze kumubona wabibonye yinjiye muri sifasi indiscutable. Ndarusanze nawe avec son expérience na technicité ku rwego rwo hejuru umuzamu aramurambura ajya ku ruhande rwo hakurya akaba ayisakuramo Nkinzingabo Fiston. Piragaruka kwa Martin nanone shaka gukina Basekamana hakurya reka turebe Pira Sekare ninde shira ku mutwe kitego cyiza cyane hariya Issa Bigirimana ashyira ku mutwe arangije arasuzugura ati alhamdulillahi rabbil alamin asante Mungu kwa kunipa goli la kusawazisha. Kitego cyiza cyane umusore Issa Bigirimana tarumazemo n'iminota 5 ahise ahesha ikipe igitego cyiza cyane. Uyu wari umupira wa mbere akoze kuko umupira abonye niwo ahisemo gushyiramo igitego ako kanya. Umupira wari hejuru, umupira w'igitego cyiza cyane ku mutwe. Issa Bigirimana minota 33. Haya bitangiye guhinduka kereka uburyo rwose umusore Martin Fabrice yacyabye agapira neza cyane ariko bikagaragara ko uyu musore Janvier yahaye Issa umwanya wo guterura. Nibyo Jimmy muri saragenda ashwana ibintu muri mukira ntago mbizi hariya rwose. Wadi rero abizi ko hano hantu kenshi yarebaga mu izamu. Reka turebe niba kibyibuka. Tumaine Titi Wadi Ndayisenga biragenda bite
umusore Migi Onesme Fadarakebye Fuadi Ndayisenga atsinze igitego cya kabiri akora ibyo yari asanzwe amenyereye gukora mu ikipe ya Rayon Sport. Aha rero umutoza w'abanyezamu aravuga ati uriya muhungu wanjye bamutsinze gute. Fuadi Ndayisenga nandika bao la pili shyira ku mutwe birakomeye hariya katurebe pira kwa Martin cyaba Martin birakomeye shota igitego cya kabiri cy'ikipe ya AS Kigali. Basubara gatoya mvuga nti ntawamenye uko biri bugende. Martin Fabrice atanze akantu hariya reba ukuntu umupira ugarutse ugaruka kwa Martin arashota Blaise itanga ishaka ashyira umupira mu rushundura. Ibitego bya AS Kigali bibiri APR bibiri. Nibyo Romario, iyo witegereje uburyo hagiye haba gusitara cyane ku ikipe ya Kigali barabakosoye. Igitego cyo kunganya rero ni kwa kundi bagiye batinza umupira bashakisha ukuntu bava n'intsinzi ahangaha ariko ntibashobokeye. Ukeje ubundi by'Amavubi yakoraga bibi ibintu byo guteza umupira cyangwa mwarakibonye neza no kujya bimeze. Iranzi pira kaba unarangiye hano. Umpira ukaba urangiye